Twishimiye kubasanga ku Mugisha wawe TV, tubahaye ikaze ku biganiro byacu bya buri munsi tudahwema kubagezaho. Karibu sana ku Mugisha wawe TV, kandi twizere ko aho nyine mu rugo iwanyu aho murimo kwitegura iminsi mikuru biri kugenda neza cyane. Hanyuma rero ndizera ko mwatumiye ndetse n'inshuti n'abavandimwe kugira ngo mwishimane, muserebure ndetse munasoza umwaka wa 2023 twinjira mu mwaka wa 2024. Twizere ko imyiteguro yagenze neza kandi Noheli kabisa imeze neza. Abantu bagiye gusenga, batumiye inshuti n'abavandimwe bagasangira agafanta ndetse n'icyo kurya. Ndazi ko mu miryango aho ngaho mumeze neza, mwifashe neza. Hanyuma rero tuributsa umuntu utarakora subscribe gukanda subscribe, gukora like, comment, share ndetse no gukanda ku kazogera kugira ngo ajye abona ibiganiro byacu bya buri munsi tudahwema kukugezaho. Hanyuma rero kora subscribe kabisa, ukande like, comment, share ndetse no gukanda ku kazogera. Iminsi mikuru myiza rero, Noheli nziza n'umwaka mushya muhire 2024 2023. Twizere ko iyi minsi mikuru iri kugenda neza kandi ndizera ko muraza kubikora neza mu Nyaresi. Abantu ndabizi bagiye kwisengerera agacupa, bagiye gushaka ukuntu nyine akaboga kaboneka, ariko abantu bari bunywe turababwira ngo mu Nyaresi ntimurengere. Tuzahora tugira iminsi mikuru myinshi, tuzahora tugira Noheli nyinshi cyane, gusa ntago tubabwiye ngo nimwisengere, ariko rero mwibuka ku Nyaresi ntimurengere ngo mwangize cyangwa ngo muteze umutekano muke mu baturanyi ndetse ahantu hose. Turabifuriza rero ku Nyaresi ndetse no kuryoherwa n'iminsi mikuru y'umwaka wa 2024 turimo gukandagiramo. Hanyuma rero tugiye kubagezaho inkuru zacu zitandukanye, tugiye kubabwira ku matora ari kuba haro mu gihugu cyacu cy'abaturanyi. Impamvu uvuga ngo ni mu gihugu cyacu, ni abaturanyi rwose. Murabizi ko nta mwanzi watera Kongo aturutse mu Rwanda, gusa uretse ko nyine bo batabiha agaciro, baba bashaka kutugabaho ibitero. Ntago ari ibyo tuje kuvuga rero, tuje kuvuga ku matora yatangiye ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 12 nyine muri uyu mwaka 2023. Turimo aba muri kiriya gihugu nyine cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ntarababwira kuri rezilita cyangwa kubiri kugarukaho mu matora cyangwa mu byavuye mu matora. Reka tubabwire ukuntu nyine wenda amatora ataratangira nko ku itariki wenda ya 19, gusa tugeze wenda ku itariki ya 20. Muzi ko amatora atangiye ku itariki ya 20, gusa abaturage bakajya bajya ku byumba by'amatora bagasanga ibikoresho bidahari, izo mashini zifashishwa mu matora ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa, asanga ntabwo abaturage urebye ntabwo bari biteguye. Ku ruhande rumwe bamwe ntabwo babyumva ukuntu amatora abaye, harimo navuga ngo imvururu, abaturage batabyumva ndetse n'abakandida bahanganiye umwanya w'umukuru w'igihugu nabo kumva batabyumva, bakavuga bati hari ibintu byakagombye kuba bitegurwa kugira ngo amatora abe, ndetse bashaka kugaragaza ko amatora abaye ari ibintu bitarajya mu buryo. Ariko nyine komisiyo ishinzwe gutegura amatora nyine hara mu gihugu cya Kongo yitwa Seni yahise yemeza umunsi w'amatora. Ubwo rero amatora yaratangiye ku itariki ya 20. Abaturage nyine bamwe bajya mu matora, ariko ugasanga ni imvururu ziri aho ngaho, haba abakandida bahanganiye umwanya mukuru w'igihugu ndetse n'umuyobozi uri ku butegetsi ariwe Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hanyuma rero twabibutsa ko kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gituwe na miliyoni zirenga 100 z'abaturage babarurwa cyangwa se bari harakora buriya butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murumva ko miliyoni 100 z'abaturage ni abantu benshi cyane dukurikije uko kiriya gihugu kingana. Ahubwo ngira ngo ni miliyoni 100 zirenga, kuko kiriya gihugu ni kinini. Izi miliyoni 100 rwose z'abaturage zirarenga. Ariko byaratangaje abantu ubwo cyangwa se byaratunguranye ubwo ari amatora nyine twababwiye yabaye ku itariki ya 20 ukwezi kwa 12 mwaka wa 2023. Ubwitabire cyangwa se abantu bitabiriye ni miliyoni 44 z'abaturage, mu gihe twababwiye ko kiriya gihugu gituwe n'abantu miliyoni 100 zirenga. Ariko murumva ko ubwitabire rwose ntabwo bwagenze neza, ntabwo bwabaye bwiza, nyine ko ari abaturage miliyoni 44 babashije kwitabira ari amatora. Kandi mubyibuke ko
kiriya ni igihugu rwose gihoramo intambara zitandukanye kibarurwamo imitwe irenga 100 ihungabanya umutekano wa kiriya gihugu. Birumvikana rero ziriya miliyoni 44 mu gihe habaruga abaturage miliyoni 100, ahubwo baragerageje rwose. Navuga ngo ni abantu b'abagabo. Urumva ntago wajya gutora waraye uhambirizwa, waraye wumva ibisasu hafi aho ngaho, wabuze navuga ngo imitungo yawe, cyangwa hari abantu bahunga ugasanga barimo baratakaza imitungo yabo mu buryo butandukanye, ugasanga amatungo yabo yapfuye ndetse n'ibindi bikorwa remezo byangiritse. So ubwitabire rero ndumva ari ubwo, kuko izi miliyoni 44 ni nyinshi, kuko dukurikije umutekano wa hariya, ahubwo abaturage baragerageje, n'ubwo nyine kiriya gihugu kibarurwamo abantu miliyoni 100. Hanyuma rero ari ukuntu resultat rero z'amatora zagiye zigenda. Gusa turababwira ku mukandida umwe niwe babashije kuduhereza nuvuga ngo resultat, cyangwa se ibyagaragaye cyangwa se ibyavuye mu matora, uretse ko nyine urwego rushinzwe gutegura amatora hara muri kiriya gihugu rwitwa Seni rutaratangaza resultat zose, wenda ngo bavuge ngo abakandida uyu n'uyu amatora cyangwa se amajwi yagenze gutya. Kandi ntago twabura kubibutsa yuko abakandida barimo guhatanira nyine kuyobora kiriya gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ari abakandida 26. Murumva ko ni abakandida benshi, ni abakandida benshi cyane. Rero mu gihe nyine hariya twababwiye yuko abaturage batoye ari miliyoni 44, mu gihe abaturage batuye kiriya gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ari miliyoni zirenga 100. Hanyuma rero aya matora yabaye ku itariki ya 20 ukwezi kwa 12 uyu mwaka turimo gusoza. Ariko hari abakandida nyine mubizi bahataniraga cyangwa bakirimo guhatanira iriya ntebe y'umukuru w'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Harimo wenda nk'abahabwaga amahirwe, harimo nyine nk'uyu nguyu Kisekedi Chilombo, nyine n'ubundi ukiri ku butegetsi cyane cyane unahabwa amahirwe cyane, nk'uko turaza kubireba hano kuri ranking cyangwa se kuri resultat batwohereje twakuye hariya mu gitangazamakuru kimwe nyine gikora muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Uyu nyine Antoine Kisekedi arimo guhabwa amahirwe cyane cyane, ndetse kuko uri kureba ukabona arimo kugenda higika abakandida bahatane, harimo nka Antoine Kisekedi, harimo nka nyine uyu Antoine Kisekedi twababwiye, hakazamo Martin Fayulu, hakazamo Moise Katumbi, ndetse abo nibo bakandida urebye batatu barimo guhabwa amahirwe menshi cyane, cyangwa se ubona ari bo bayoboye muri kiriya gihugu bajya kwiyamamaza, cyangwa se ubona nyine bagaragaza ibigwi, bagaragaza icyo nyine bakorera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se icyo bakorera abaturage batuye kiriya gihugu kinini muri Afurika kibarurwamo miliyoni zirenga 100 z'abaturage. Abo nibo bakandida rero uri kubona barimo guhabwa amahirwe menshi cyane, mu gihe twababwiye ko nyine abakandida bitabiriye ari amatora cyangwa se batanze kandidatire zabo ari abantu 26. Hanyuma rero tujya kubabwira kuri resultat z'umugabo wita Antoine Kisekedi Chilombo aka arakazina bakunda kumwita Beto. Yes, bakunda kumwita akazina ka Beto. Uwo ni Antoine Kisekedi Chilombo. Hanyuma rero tujya kubabwira intara yagiye ahigikamo bagenzi be bari bahatanye. Harimo nk'intara ya Nord Kivu yagizemo amajwi 67%. Nuvuga ngo iyi ni intara y'epfo rero yagizemo amajwi 67%. Hakaba intara ya Sud Kivu yagizemo amajwi 80%. Murumva ko yakoze cyane, cyangwa se yaciye agahigo. Hari indi ntara yitwa Katanga yagizemo amajwi 40%. Hanyuma rero muhaguruke tuvuge cyangwa se twakire uyu mugabo ahantu avuka, ni intara ya Kasai. Iyi ni intara avukamo yagizemo amajwi 93%. Murumva ko yaciye agahigo, murumva ko yakoze cyane, abaturage bakoze cyane muri iriya ntara nyine ya Kasai uriya Antoine Kisekedi Chilombo avukamo. Nabibutsa yuko aya ni amajwi cyangwa se izi ni resultat zigaragaza ukuntu Antoine Kisekedi yagiye ahigika bagenzi be. Hanyuma rero intara ya Maniema yagizemo amajwi 50%. Hari n'intara yitwa Equateur, iki ni igice kigabanyamo
isi kabiri cyangwa se Equateur yagizemo amajwi 78. Murumva ko hangaha naho rero yahigitse bagenzi be. Hari indi ntara yitwa Bandundu yagizemo amajwi 52. Hakaba n'indi ntara yitwa Base Congo yagizemo amajwi 65. Hariyo bitwa nanone Province Orientale yagizemo amajwi 68. Hanyuma umujyi mukuru wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo witwa Kinshasa yagizemo amajwi 85. Murumva ko izi ntara zose 10 nkuko twazibabwiye zigize kiriya gihugu cya Kongo, uyu mugabo n'ubundi uri ku butegetsi Antoine Tshisekedi Tshilombo aka Beto yagizemo amajwi menshi, dore ko cyane cyane intara yagizemo amajwi menshi ari no ntara nyine avukamo cyangwa akomokamo. Iyi ntara yitwa Kasai yagizemo amajwi 93 kwijana. Murumva ko yagerageje gukora neza. Hanyuma rero ndizera yuko nta wundi muntu uri buza kumujya mu cyangwa se uri buza kumuhiga, kuko dukurikije ino ranking yagizemo amajwi menshi. Uretse ko yenda runo rwego rushinzwe gutegura amatora rwitwa Seni rutaratangaza uwatsinze nyirizina, kuko uru ni urutora rw'agateganyo bavuze kuri Antoine Tshisekedi Tshilombo nk'umuyobozi cyangwa se nk'umukandida mukuru wa kiriya gihugu. Ndazi yuko nta wundi muntu uri buze kumuhigika nk'uko nyine ino ranking irimo kubigaragaza. Hanyuma rero reka tuzakomeza kubagezaho uko amatora nyine uko bazagenda bayabara, cyangwa se uko nyine ibizava mu matora cyangwa se mwibarura rizagenda. Urwego rushinzwe gutegura amatora rwitwa Seni ibyo bazadutangariza tuzabibagezaho, ariko twagira ngo tubabwire uko nyine uyu mutegetsi mukuru arimo kugenda ahigika bagenzi muri zino ntara zose 10 zigize kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uko Antoine Tshisekedi yagiye yitwara mwibarura cyangwa se mu majwi yakozwe. Hanyuma tuzabatangariza n'abandi bakandida uburyo bagiye bitwara, amajwi bagiye babona muri zino ntara zitandukanye. Hanyuma rero tubibutse gukanda subscribe, gukora like, comment, share.